Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Ndabasuhuje abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere. Ni Dativa, umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda kuri radiyo. Nongeye rero kubaha ikaze mu isomo ry'uyu munsi ry'Ikinyarwanda. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi kugira ngo babafashe. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Muriteguye mwiba? Ni byiza cyane. Muribuka inkuru nabasomeye mu isomo ry'ubushize? Murayibuka? Niba muyibuka, ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe umutwe w'inkuru twize, cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane mwese. Inkuru twasomye ubushize ni Nirere mu biruhuko kwa sekuru. None se mwiba, muribuka inyigisho twakuye muri iyo nkuru? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twigiye mu nkuru Nirere mu biruhuko kwa sekuru. Ni byiza. Inyigisho twakuye mu nkuru Nirere mu biruhuko kwa sekuru nuko mugomba kujya mukurikira neza amasomo mwiga kugira ngo muzabone amanota meza, bishimisha ababyeyi banyu ndetse banabahembe. Ikindi kandi twabonye ko dukwiye kujya dusura abantu bo mu miryango yacu, ba sogokuru na ba nyogokuru niba tubafite, ndetse n'abandi bo mu miryango. Tugomba kubasura tukabaganiriza ndetse tukabafasha n'imirimo. Sibyo se mwiba? Ngaho nimukomeze mukurikire. Mu nkuru Nirere mu biruhuko kwa sekuru hari amazina y'abavandimwe b'umwana witwa Nirere wavugwaga cyane muri iyo nkuru. Ayo mazina murayibuka se? Harya bitwaga bande? Ngaho nimufate aka kanya mutekereze ku mazina y'abavandimwe ba Nirere. Amazina y'abavandimwe ba Nirere ni Nakure, Bunani na Ana. Mureke dusubiremo ayo mazina. Nakure, Bunani, Ana. Ni byiza cyane. Reka mbabaze ikindi kibazo. Ni irihe jwi mwumva rigenda rigaruka kandi aya mazina yose akaba arihuriyeho? Reka mbasubiremo ayo mazina, mutege amatwi mubyumve neza. Nakure, Bunani, Ana. Ngaho bwira umuntu mukuru mwegeranye iryo jwi. Ni byiza cyane. Ijwi rigenda rigaruka muri buri zina ni na. Uyu munsi rero tugiye kwiga ijwi na. Turaniga kandi uko bandika inyuguti ya na. Nizere ko buri wese afite ikaramu naho aza kwandika. Sibyo se bana? Niba hari udafite ibikoresho byo kwandika, nanyaruka bishake muri aka kanya gato mbahaye. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, inyuguti tugiye kwigisha abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa mbere. Niba umwana ataragitanye imuhira, wagisanga no kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ushobora kukigeraho, wareba ku rupapuro rwa 52 kugeza ku rwa 54 tukajyana.
Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo. Urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe twitegura. Bana, tugiye kwiga rero ijwi na. Reka nsubiremo. Na. Ndashaka ko wowe nanjye dusubiramo ijwi na. Ngaho dusubiremo na. Twongere dusubiremo na. Ni byiza cyane. Mureke noneho dukurikizeho gushaka ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi na. Ndabanza mbaho urugero. Mutege amatwi. Urunana. Ndasubiramo iryo jambo. Urunana. Mu ijambo urunana harumvikanamo ijwi na. Ngaho rero namwe mutekereze ku yandi magambo yumvikanamo ijwi na, muhite muyabwira umuntu mukuru mwegeranye urimo kubafasha kwiga. Ndizera ko mwabonye ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi na. Mu ngero z'amagambo mushobora kuba mwabonye harimo ino, ana, kanani, umunani, ndetse mushobora kuba mwabonye n'andi menshi. Mwakoze cyane bana. Twige Ikinyarwanda. Bana, tugeze mu kanya ko gukora imigemo irimo ijwi na. Mu gukora imigemo mwibuke ko twifashisha za nyajwi zose twabonye. Harya izo nyajwi murazibuka? Nizere ko muzibuka. Izo nyajwi ni i, u, o, a, e. Ngaho rero nimureke mbaho urugero rw'umugemo ubanza. Ndafata inyuguti ya na, nongereho inyajwi i, mbona umugemo ni. Reka nsubiremo umugemo ni. Mureke rero dukorere hamwe imigemo ikurikiyeho. Na nitwongeraho u, turabona uwuhe mugemo? Turabona umugemo nu. Twongere dusubiremo nu. Reka dukore umugemo ukurikiraho. Na nitwongeraho o, turabona umugemo no. Dusubiremo twese no. Ni byiza cyane. Dukore umugemo ukurikiraho. Turafata na, twongereho a. Turabona uwuhe mugemo? Turabona umugemo na. Reka tusubiremo twese na. Murakoze cyane. Ubu noneho namwe mugiye gukora umugemo uheruka. Ubwo murafata na, mwongereho e. Ni uwuhe mugemo mubona se? Ni byiza, murabona umugemo ne. Imigemo yose twabonye rero ni nu, no, na, ne. Reka tuyisubiremo nanone. Tujyane ni, nu, no, na, ne. Ni byiza cyane. Nimwihe amashyi mubikoze neza. Bana, hari akaririmbo gato twize mu isomo ry'ubushize tuzajya twifashisha dukora imigemo. Murakibuka? Mwibuka ko dufata inyuguti twize tukongeraho inyajwi imwe imwe tukagenda turirimba buri mugemo tubonye. Reka nkabibutse. Ubushize twakoresheje inyuguti ya ba. Uyu munsi noneho turakoresha inyuguti ya na. Na nitwongeraho i, turabona umugemo ni. Na nitwongeraho u, turabona umugemo nu. Na nitwongeraho o, turabona umugemo no. Na nitwongeraho a, turabona umugemo na. Na nitwongeraho e, turabona umugemo ne. Imigemo yose ni, nu, no, na, ne. Dusubiremo.
ni, nu, no, na, ne. Bana, ngaho nimureke dusubiremo twese iyi ndirimbo y'imigemo. Na nitwongeraho i turabona umugemo. Ni na nitwongeraho u turabona umugemo. Nu na nitwongeraho o turabona umugemo. No na nitwongeraho a turabona umugemo. Na nitwongeraho e turabona umugemo. Ne imigemo yose ni, nu, no, na, ne. Dusubiremo. Ni, nu, no, na, ne. Twige Ikinyarwanda. Bana, reka noneho twongere dukine ka gakino kacu ko kuzamura ibikumwe no kubimanura. Nk'uko bisanzwe nzajya mvuga ijambo rimwe rimwe, ari nako nkoma mu mashyi kugira ngo ngaragaze imigemo irimo. Nyuma yaho ndasubiramo ijambo vuba. Ndaza kugusaba kunkurikira kugira ngo urebeshe ibikumwe hejuru mu gihe muri iryo jambo mvuze harimo ijwi na. Niwumva mu ijambo mvuze hatumvikanamo ijwi na, urarebesha ibikumwe byawe hasi. Niba hari umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe muri kumwe, agufashe. Reka dutangire. Nk'uko maze kubivuga, ndabanza kuvuga ijambo nkoma mu mashyi kugira ngo ngaragaze imigemo, nyuma ndarivuga nihuta. Nimutege amatwi. Ijambo rya mbere ni ikinini. Ikinini. Ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru se cyangwa hasi? Ndizera ko mwese ibikumwe byanyu bireba hejuru. Niba ari uko mwabikoze, ni byiza cyane. Nibyo koko ijambo ikinini rifite ijwi na. Irindi jambo ni inoni. Inoni. Bana, ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru cyangwa se mwabirebesheje hasi ku ijambo inoni? Nizera ko mwese ibikumwe byanyu mwabirebesheje hejuru. Nibyo koko mu ijambo inoni harumvikanamo ijwi na. Ni byiza cyane. Reka rero twongere dukore undi mwitozo. Muriteguye bana? Iryo jambo ngaho nimuritega amatwi. Ikaramu. Ikaramu. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa se mubirebeshe hasi. Mwese ibikumwe byanyu birareba hasi? Nizere ko mwese ibikumwe mwabirebesheje hasi. Impamvu nuko mu ijambo ikaramu nta jwi na ryumvikanamo. Ni byiza cyane. Ngaho rero yemwe bana, ababikoze mwese nimwihe amashyi. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Bana, uyu ni umwanya wo kwandika inyuguti ya na. Turaza kwiga uko bandika inyuguti nto n'inyuguti nkuru. Mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese yiyegereza ikaramu n'urupapuro cyangwa se ikaramu n'ikayi bye. Buri wese yegereje ibikoresho bye. Ni byiza cyane. Ngaho rero nimutega amatwi. Iyo wandika inyuguti ya na ntoya, uca akarongo gahagaze, warangiza ukazamuriramo akandi karongo, ukagahetera iburyo, ukakamanura neza, kakaringanira n'aho watangiriye. Inyuguti ya na nto ijya kumera nka u icuritse. Reka natwe tugerageze kwandika na ntoya. Ngaho fata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro, ca akarongo gahagaze, nurangiza ukazamuriremo akandi karongo, ugahetera iburyo, ukamanure neza, karinganire n'aho watangiriye. Murimo murabikora neza yemwe bana? Ni byiza.
Reka twongere dusubiremo. Ngaho fata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro, ca akarongo gahagaze, nurangiza ukazamuriremo akandi karongo, ugahetera iburyo, ukamanure neza, karinganire n'aho watangiriye. Niba warangije, ngaho ereka umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe wawe muri kumwe, arebe ko wabikoze neza. Bana, uyu noneho ni umwanya wo kwandika na nyinshi ku mpapuro no mu makayi yanyu. Nimurangiza kuzandika, muzereke abo muri kumwe. Reka mu gihe muri kwandika, mbashyirireho akaririmbo, maze namwe murusheho kubikora neza. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma, bana mubikunde mukiri bato. Reka noneho twige uko bandika na nkuru. Twige Ikinyarwanda. Uca akarongo gahagaze kandi kagororotse, ugahita ukomerezaho umanura akandi karongo kaberamiye iburyo, ukongera n'ubundi ukagakomerezaho uca akarongo gahagaze kandi kagororotse. Ngaho nimureke tubikore. Fata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro. Noneho ca akarongo gahagaze kandi kagororotse, hita ukomerezaho umanura akandi karongo kaberamiye iburyo, ongera n'ubundi ugakomerezeho uce akandi karongo gahagaze kandi kagororotse. Reka tubisubiremo, tugendane twese. Mukurikire. Ca akarongo gahagaze kandi kagororotse, hita ukomerezaho umanura akandi karongo kaberamiye iburyo, ongera n'ubundi ugakomerezeho uca akandi karongo gahagaze kandi kagororotse. Bana, reka mbibutse ko mu gihe muri kwandika amazina yanyu, mugomba kujya muyatangiza inyuguti nkuru. Ubwo abafite amazina atangiwe na na, nka Nirere, Nakure, Nabimana n'ayandi, muzajya muyatangiza iyi na nkuru turimo kwiga kwandika. Sibyo se mwe bana? Ngaho rero, nimwandike na nkuru nyinshi ku mpapuro cyangwa se mu makayi yanyu. Nimurangiza kuzandika, nazo muzereka abo muri kumwe. Ku bafite ibitabo, nimurambure ku rupapuro rwa 53, maze murebe niba izo na ntoya na na nkuru murimo muzandika neza. Niba kandi hari aho mukeneye kwikosora, mwabikora. Mu gihe rero muri uyu mwitozo wo kwandika, mbashyiremo aka karirimbo kabashimishe, murushaho kubyandika neza. Dusomere ku ishuri no mu rugo, ababyeyi bari mu bayobozi, inshingano yanyu muyimenye. Tube hafi buri gihe, dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma. Abana, nizere ko mwarangije kwandika na nyinshi nk'uko twavuganye. Uyu munsi rero twize ijwi na no kwandika inyuguti ya na. Mwabyishimiye se? Dutega amatwi umukoro. Ngaho rero, muze kwandika inshuro nyinshi ya mirimo tumaze kwiga ariyo ni, nu, no, na, ne. Muyandike mu makayi yanyu. Nimurangiza, muyereke abantu bakuru muri kumwe cyangwa abavandimwe kugira ngo babakosore. Ku bafite ibitabo, musome imigemo, amagambo n'interuro birimo inyuguti ya na, musanga ku rupapuro rwa 52. Mwakora kandi n'ibindi bikorwa byo gusoma no kwandika inyuguti ya na, biri ku rupapuro rwa 53. Nizere ko rero buri wese aza kubikora neza. Sibyo se? Mwibuke ko ubutaha tuzakomereza ku rindi somo. Ntihazagire rero n'umubura. Ubwo rero buri wese azaba afite ikaramu naho kwandika. Buri wese kandi azitwaza igitabo cye niba gifite mu rugo. Buri wese azabe ari kumwe n'umuntu mukuru ushobora kumufasha.
ngaho rero mukomeze kwitwara neza no kuba abanyeshuri beza. Mukomeze kandi kuguma mu rugo, mukomeze mugire wa muco wo gukaraba intoki mukoresheje amazi meza n'isabune. Babyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe kandi dushimire UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Yarakoze cyane. Naho ubutaha. Babyeyi, iri somo ry'ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.